ariko se andari mukora wandikiye kuvuga umva ari iki cyiza uri kundusha wambiriye umugabo iwawe ndahazi njyewe iwawe ndahazi ntabyo turushanwa niba ubizi wowe niba uzi ibyo nkurusha rero turi hano turi kumwe n'abakinnyi ba filime biteguye gukora filime izaba yitwa Inshuti yo hanze. Ikaba ari filime izaba ishyushye cyane iteye amatsiko kandi ikaba izaba ifite intego n'ibyigisho bidasanzwe. Rero tugiye gutangira tubaza bamwe mu bantu turi kumwe hano kugira ngo bivuge amazina yabo. Mwatangira mwibwira ababakurikiye, turahera kuri wowe. nitwa Umutesi ya Delphine. Bwa mbere ugiye gutangira gukina filime? Ubona se yenda nka filime ushobora kuba warakinnye waba wibuka, nubwo ntakubaza ngo ni iyi n'iyi, ariko waba wibuka nk'ahantu waba warigeze gukina ukabona biragushimishije? aho nakinnye mba mu rugo rw'umwana wanjye, mu rugo rw'umwana wanjye n'umukwe wanjye. aho ngaho nakinaga. Bari bagufashe neza se cyangwa nta kibazo cyari gihari? Ikibazo ahubwo cyabaye njyewe wowe warananiranye? nta bundi buryo, nta bundi kunanirana. ukuntu byari byubatse, uko byari byubatse niko twabikoze. yari filime yagombaga kuba njyewe nshaka kwigarurira umutima w'umukwe wanjye. mu buryo bwo umugabo wawe akaba umugabo wawe? Mbega wari wabaye shuga mami ku mukwe wawe? Urakoze cyane. None se usanzwe ukina filimi cyangwa ugiye gutangira kuyikina ubu ngubu? oya nsanzwe mbikora ariko ntabwo bimaze n'igihe. Waba wibuka nka filime waba warakinnye bwa mbere, ukaba wibuka nk'ibintu waba warakinnye bigenda bigasetsa abantu cyangwa bikababaza abantu? Wakinnye role yihe? ni muri filime ndi gukora ubu ngubu, ndi gukinamo iyitwa Ubuzima bwa Kanyari. ndi gukina ndi umugore w'umunyamahane ntesha umugabo umutwe na mushiki w'umugabo wanjye, nabandagaje ariko. Ese ko ndeba n'ubundi mu buzima busanzwe wagira ngo amahane n'ubundi urayafite? njye ngira amahane pe. ni ukuvuga ngo none se kuri umudamu ukaba ufite amahane, ni ukuvuga baguhitiyemo role n'ubundi ushobora kuba waba ushoboye cyane. hari amarore umuntu aba yisangamo akumva ko ari nk'impano ye. Ese wowe wahitamo filime ushobora gukina cyangwa role baguha, cyangwa wowe iyo ugiye baguha role ukaba ubasha kuyakingamo ukuntu? bamutiramo nayikora niyo kwiba nagucakaza burundu. rero nk'uko bigaragara muri aka kanya ndashaka kugira ngo munkorere akantu gatoya. ahangaha nko mu bintu muzakina n'ubundi, uri umugore w'umugabo, uyu mudamu mugenzi wawe akundana n'umugabo wawe. noneho dore hano aha hantu muhuriye, ahangaha muhuye umusanganye n'umugabo wawe, ariko umugabo arakwikanza aragiye, usigaye uri kuvugana nawe. Mbabarira use nk'ugaragaza mu magambo udakoresha kuvuga yenda ngo umutere ingumi, kuko ndabona uyimuteye byaba ari ikibazo. ariko ugaragaze watinge nawe yatinge uburyo yaramutse yatwaye umugabo wawe ariko akaba afashwe
muri aka kanya ese yakwitwara ate cyangwa wowe wakwitwara ute ubwo ugiye gutangira umubaza turebe murakoze cyane ariko se andaye umugore wandikiye umva ari iki cyiza uri kundusha wamviriye umugabo gato cyose ndavuze ngo ndekera umugabo wambonye iwawe iwawe ndahazi yewe iwawe ndahazi ntabyo turushanwa niba ubizi ngo wowe niba uzi ibyo nkurusha uzi nkubwire ndaje mbere ntacyo wambwira tugiye ntacyo guhangana ntabwo mpangana nawe murakoze cyane rero okay nk'uko bigaragara rero ugaragaje kwakitinga neza rwose ndashaka kukubaza rero ikibazo kimwe ni iki kintu cyatumye winjira mu gukina filime oyanjye nabyirutse mbikunda numva bindi mu maraso nkunda gukora utuntu tw'udukoryo nkiri n'iwacu nakunda buntu bw'ubukomedi buri aho ngaho gusetsa abamama kubabyinira gukora utuntu tw'udukomedi turi aho rero narabikundaga narabyinjiramo nari nzi ko abantu bakina filime ari indaya ari abasambanyi ari abantu nyine batagira ikintu bimarira cyangwa bagira icyo bigezaho ariko mbyinjiyemo nje kubona ko ari ubuzima tubayemo nza gusanga nabonye nta gitwaye ntabwo uko abantu babifata hanze ariko biba biri umuntu abenshi bakina usanga ari abamama bafite n'ingo bafite n'abagabo abana kandi ugasanga iyo mirimo yose barayifatanya ibintu bikagenda neza ni ukuvuga za filimi zijya zikinirwa mu cyumba ugasanga umugabo aryamanye n'umugore bishatse kuvuga ko nta kiba cyabaye ntabwo ariko uko abantu babikeka ntabwo ariko biri nta kiba cyabaye kuko uriya ni umuntu muba muhuye mutaziranye wenda birashoboka ko muba munaziranye ariko biriya ni ibintu bitanu nta kintu kiba cyabaye na gitoya reka yenda iriya filime yo mu cyumba wayikina ugasohokamo neza nta kibaye abo bantu ndabakomeje kuko hariya hantu haba hariyo umukameramani hariyo umudayiregita haba hari abantu benshi cyane biriya ni ishusho nyine igaragaza ikintu turimo dukora filime icyigisho turi gutanga ariko ntabwo bihuriye iyo umaze kugeramo cyane ukaba ubasha kumenyekana ese nta bantu bajya baguhamagara ukumva bakujyanye ahandi hantu bitandukanye no kuba ari ugukina filime cyane kuri umudamu mwiza bakavuga bati ese ntabwo waduha akanya ntabwo bibura abantu bose bigize abahanga muri ibi bintu umwe ushaka kungukaho mu nyungu ze undi agukeneye inyungu ze undi gutyo ariko siko biri urakoze cyane reka tugaruke kuri mugenzi wacu no mu buzima usanzwe witonda cyangwa niko bimeze nibyo mu ngorane b'abakinnyi ba filimi bajya bahura nazo ikibazo duhura nacyo cyane nk'ibi bintu ni abantu badukenera kudukoresha bakorere bunguke batere imbere ariko badufate nk'abantu badahari ariko ubundi mu bisanzwe hagomba kubamo igishoro kandi nanone ntabwo wagabana watwara ntawe urya inka nka nyirayo reka tugaruke rero kuri harya ni Marie Rose kuri filime tugiye gukora kandi mugiye gukina bakaba bayita inshuti yo hanze nimugire nk'interamatsiko inshuti yo hanze ubwo ubundi bishatse kuvuga iki abantu bitegure kuba haba umugore wo mu rugo hakaba umugore wo gusohokana uw'uruzinduko oya da uri kubyica wowe hari umugore wo mu rugo uwo bamwita uwo gukora hakaba n'umugore nyine wo hanze wo gusohoka wowe ushinzwe kurya ya mitsi yo muri rwa rugo ako kantu kazaba karimo bagore mufite abashuti bo hanze n'abagore nabo ariko nabo bajya bagira inshuti z'abagabo abo gukorana ni abakuzindukana ariko n'abagore bafite ibishuti oya hari ibintu nigeze kumva bambwira bavuga bati umugabo buriya umugabo ashobora kugira umugore hanze mu gihe cy'amezi 3 umugore akaba amutahuye wo mu rugo ariko ngo umugore ashobora kugira umugabo wo hanze
abagabo babiri ndetse batandukanye bo hanze akongeraho n'uwa gatatu wo mu rugo ntibabashe kubimenya ubyumva ute? abagabo ntabwo bita ku bintu kandi umugabo niba ahangayikishijwe n'iterambere ry'urugo kereka yagize umuntu umuhaho akanonsi yo katakamubwira ati nyamara umugore wawe hari ukuntu noneho yaba rero ari wa mugabo ukunda kwinjira mu matiku ugasanga ahise atangira kukwigaho ariko hari abagabo batita ku bintu baba bahangayikishijwe n'iterambere ry'urugo ntekereza ko impamvu abagabo akenshi ibintu badakunda kubimenya bakabimenya ku munota wa nyuma ni uko bakunda kugira inshingano zo kuvuga ngo turebe ko umuryango wacu watera imbere. Ikindi umugabo iyo ajya gusambana hanze we hari amafaranga ajyana akandi aturutse mu rugo yagombaga kwinjira mu rugo, ariko umugore iyo agiye nta mafaranga ajyana ahubwo barayamuha. Ariko se wa mugore we tugaruke kuri wa mugore we, impamvu wa mugore ahita abimenya bwije buriya abagore tugira hari nk'umwihariko reka kanite reka mvuge nk'umwihariko niba umugabo atashye niba ugenzura isengeri namuhaye mu gitondo agiye yambaye ndebe icyuya none hari butahane yego nzi parufe umugabo wanjye agenda yiteye ndibuze kumva koko ya parufe ko kiri yego niyo mpamvu uzasanga kenshi abagabo niyo bagiye mu kabari bataha bakarabya intoki cyane banyweye bagashaka n'udushikarete ugasanga niba arambitse telefone hasi ugasanga umugore yirukiyemo kugira ngo ajye gucukumbura nyine bya bintu. Ese ako kantu uvuze reka nako tukagarukeho. Ese buriya wose umuco mubi niba umugabo atashye noneho uko atashye ukamusaka ugahera ku no mu ikofi ngeramo nyine ubwo se si ikibazo ubundi reka tuvuge ku bintu bya telefone. Telefone ni mobile, telefone niyo igomba none se oya twasezeranye ivangamutungo aho utabivamo ariko telefone ntaho bihuriye. Usanze umugabo yasedingiye mu kanyirabishyimbo 5,000 yego kandi mu rugo ari kukubwira ko nta mafaranga ahari, ntabwo ushaka kumenya nyirabishyimbo uwo ari we, ashobora kuba yarayamugujije. njyewe rero niyo mpamvu nkurikirana telefone ye yihorere njyewe ndabikurikirana no mu ikofi ngeramo njyewe ntabwo biri buvemo. None se reka nkubaze sezerana n'uyu mugabo twasezeranye si ivangamutungo rusange ongeraho ngo rusange ubu na bogisayi nayambara. Ari umugabo nzi yatashye nko mu masaa 6 z'ijoro noneho umugore agiye kumva yumva arimo arafura ipantaro yaje yambaye noneho nta mvura yagwaga ngo yaguye mu byondo kandi yanagwa no mu byondo ntabwo yari asanzwe afura. Noneho umugore yarabyutse aramubwira ati nigutwe ufura imyenda nijoro, undi ati naguye mu cyondo ahantu undi gusimbuka umugezi. Ariko ikintu cyaje kugaragara nuko bavuze ko yaravuye gusambana. Ni ukuvuga rero ese gufuha ni byiza cyangwa ntabwo ari byiza? Jewe gufuha ndabyemera ni sawa kuko tugomba kubafura kuko nabacu none se bagiye kuduhitamo. Aragira ati ni kofi nyirebamo ati ni no mu masogisi ngegera ibingi barimo yizanisha ngaho natubwire nawe natubwire ahagira ati rwose ati ntabwo mbyumva gutya. Ni ukuvuga ngo umuntu aba ari mukuru nyine niba gufuha biri mu maraso ubwo nyine ni umwihariko we. Njyewe rero ntago mbizi sinanabishobora sinanabona n'uko mbikora. Gusa se ngo urugo rwawe n'urutagatifu ntuzi ikofi y'umugabo wawe ntuzi telefone ye mbese ibintu usanga biteretse aho ngaho ntugiye n'amatsiko kuba turi ku kintu niba cyuye envelope n'ujye ugira amatsiko kumenya ikiri muri envelope byanze bikunze nkaba umugati none ntujye ugira amatsiko yo kumenya ikiri mu mufuka. Mbese umugabo nase igihe cyose acyura umugati igihe cyose acyura umugati atabuciye buri munsi nyine ubwo yaba bitari ngombwa aba yazanye envelope akayijyana mu cyumba ntayishyire ku meza icyumba kibe cyane niwe utura kujya kureba ikiri muri envelope none
ubwo niba ntihutiye kureba ikije mu mufuka okay noneho rero Mariro reka noneho nkwibarize ugiye kureba nkuko usaka ugasanga umugabo afite agakingirizo kandi yaravuye ku rugendo mbise nica umuntu ubwo rero nicyo yavugaga ati ibyiza ni ukutarebamo kuko wajya kwihangayika mukarusenya ejo buherutse gutaha isengeri yihimye gutya kandi yambaye ishati agiye kuyifungura mpita mbibona mpita niruka byagenze bite